ahubwo abantu mwese muceyo ushobora gusanga akosha yambabaje uzi ko yambwiye ati ijoro ntabwo ndi guseka kubera ko bishimishije ntimuze kumfata nabi ndi guseka kubera ko nahise mbyishyiraho ndi guseka kubera ko bitangaje ati uzi kurara ijoro witwe ngo uri kumwe n'umugore wawe ukarara ijoro n'amanywa nawe ngo urimo urabyaraye naho kumbe abaturanyi ari bakubyarira ati no muzi ikintu cy'akasamutwe kirimo ni uko wa mubyeyi yajyaga ku mugabo umwe bakabyara babiri abana babiri bahuje base abandi babiri bahuje base ibyo ni byo byemezo byavuye muri DNA kirengejeho amaze kubyara bane araza kubitamo akaboro ka hano ati byarakebutse ati nta wundi mwana ashaka narabyaye. Hello family and friends, mumeze mute? Reka twizere ko mumeze neza, turashimira Imana cyane, nizere ko namwe mumeze neza. Niba utameze neza rero ihangane, mwisi ntabwo bihora byuzuye, wibuke ko kubigihumeka icyo ari cyo gishoro, uhumeka aracyafite byinshi yageraho, rero komera kandi utwaze gitwari kuko ibyiza biri imbere. Hanyuma rero ntabwo ndubatindire cyane, ndahita nkomeza ku nkuru yacu uno munsi. Ni igice cya kabiri cy'inkuru twababwiye. By the way, nibiri mushyashya kuri channel yacu, you are welcome. Niba wasanzwe urisangana none kandi cyane aha ni iwanyu. Hanyuma iyi nkuru ni igice cya kabiri cy'inkuru nabahaye ubushize, y'umupapa waduhaye inkuru ye atubwira uburyo umugore we yamucaga inyuma na padiri, umufiance we yamucaga inyuma na padiri, bikaza kurangira wa mupadiri yamucagaho inyuma, wa mupadiri yacaga inyuma nawe ari buje no kubasezeranya imbere y'Imana, ikintu gikomeye cyane kitamworoheye kucyakira. Hanyuma mbabwira ko part 2 tuzabinjiza noneho mu buzima bwa nyuma mariage, uko byagenze bamaze kwimuka bava mu Rwanda bakajya hanze. Byagenze bite? Ni gute yasanze babana bane nta mwana we n'umwe urimo? Reka bite ngenda to the point. Okay, byagenze bite rero? Bamaze gukora ubukwe, turangije gukora ubukwe noneho nabasigiye bushize, ati tumaze gukora ubukwe umugore wanjye twarabanye, nyuma y'amezi 6 umugore wanjye yerekeza hanze, yabona visa yo kujya hanze. Ubwo icyo gihe nanjye naje kubona visa yo kujya hanze, ariko tubona visa z'ibihugu bitandukanye. Ubwo rero njye naragiye, ndangije kugenda umugore niwe wagiye imbere. Hanyuma mu kugerayo nanjye maze kujya muri icyo gihugu, njyewe nasabwa kuva muri icyo gihugu nagiyemo, kandi ni igihugu cyiza pe, ni igihugu cyiza rwose, ariko byasabaga ko nkivamo nkasanga icy'umugore. Ibyo ni ibihugu bibiri byose byiza byo guturamo. Ubwo rero navuye mu gihugu nari ndimo, ngenda nsanga umugore aho yari ari. Muri uko kujyayo umugore wanjye deja aratwite umwana wa mbere w'imfura, yayitwise muri amezi 6 yamaze abiyo ngiyo aho ntaba, nanjye mba handi. Uti wamenye gute? Ntabwo namenye ko yari atwite, kubera ko abagabo ntabwo bahita umenya ibintu ngo bimeze biti. Ariko naje kugera aho umugore yari mu gihugu yari atuyemo, mazeyo umunsi wa kabiri, ku munsi wa 3 umugore arambwira ati rega ndatwite. Ibyo rero nabikuriye nyuma yuko umuntu atamenya ko atwite ku munsi wa kabiri. Nuko rero ubwo cyane umwana wa mbere, umugore arambwiye ko atwite, ndishima, turaserebura. Ikintu cyiza cyabayemo nuko twabyaye umwana wacu w'imfura, Imana iduha umugisha, tubona n'umwana w'umuhungu, umwana muzima uri stable umeze neza. Ati ntumbaze uko watekerezaga ko nagombaga kumenya ko umwana atari uwanjye. Ati kubera ko niba yarabyayeho mbere iminsi, ntabwo umuntu w'umugabo nari bujye kubara ngo nahageze aha ngo bigenze gutya ngo bigenze ngo bari iminsi. Ati ibyo rwose ntabwo nageze mbyitaho, kuko numvaga ko ibintu byose bishoboka ariko umugore atajya kubyara hanze afite umugabo. Ati numvaga ibintu bidashoboka, sinigeze nshaka no kubimenya, ndetse numva ko umwana n'uwanjye, ubuzima burakomeza. Hanyuma ati umwana wanjye cyuzuza amezi makeya, umwaka n'amezi make arenzeho hejuru, umugore yahise asama ku mwaka n'amezi make, arasama umwana wa kabiri turamubyara, tubyara umwana w'umukobwa. Ati hagati aho ngaho mu kubyara k'umugore wanjye, njyewe naragiye mfata akazi ka security, akora akazi ka cheap nyine gaciriritse pe, gahemba amafaranga make. Ati nkagenda nkarara ahantu hose bashaka ko ncunga hose nkajyayo. Ati nkavuga intego yonyine mfite ni ukugira ngo abana banjye n'umugore wanjye babeho neza. Umugore wanjye mpita mubwira nti iga, wari warize n'ubundi komeza ishuri n'ubundi wige.
umugore wanjye atangira kwiga. Ati nta kintu kimwe bamburanye mu gihe nakoraga, nemeraga nkavunika nkararayo ngakora weekend ngakora amanywa, ati ariko kugira ngo ndebe ko umugore wanjye n'abana banjye, wa mugore w'umunyeshuri wiga atazagira icyo abura. Umugore yize imyaka 6, imyaka 6 yose ari njye ukora ibyo bintu. Arangije kwiga, muri uko kwiga yarabyaraga, aza kubyara umwana wacu wa 3, abyara umwana wa 4. We ishuri ararirangiza, arirangije ndamubwira nti rero umugore mwiza, nabona n'ugiye kwicara ukore nanjye nige. Ati kuko nanjye narakoze nawe uriga. Ati njya mu ishuri. Ati ariko inshuro ya mbere yishyuye inzu yose ifata amarisite, amabordero, atangira kohereza iwabo. Ati dore umugabo nta kintu gikora. Ati nta kintu akora, wumve ko ibintu byose ari njye ngubu wabaye in charge yabyo. Ati nkamubwira nti se ko bimbabaje ibintu wakoze, kuzi ko nakoze buri kimwe gishoboka kugira ngo wige, kuki udashobora kwitanga ngo nanjye nige, nanjye basi ndangize iryo shuri, kubera iki? Ati umugore aravuga ati reka nta mugabo, ati umugabo agomba kwishyura ababyeyi, umugabo agomba gukora. Ati bizakora, ati rwose umugore mbona numva birantangaje ukuntu bimubabaje. Ati hanyuma aho ngaho yaransuzuguye. Ati mwe abantu mwe ku buryo nasigaranaga abana mu nzu, kwa kundi ufata umwana ukamushyira muri time out, ushyira umwana muri kwe ukamuhana kuba mufungirana ahantu, cyangwa cya gihano cyose uzi waho umwana. Ati nafataga umwana namushyira mu kantu namufungirana ahantu, nyine mushyize muri kwe. Ati nyina yaza, ati abana bagahita biruka akabavuye mu gihano. Ubundi no muri iyo papa w'umwana ashyize umwana mu gihano, mama we yaje amusapotinga. Ati ariko nahanaga umwana, umugore akabyimba amatama akangana gutya, atakarakara. Ati ubwo ku mutima w'umugore yarazi ibijya mbere, njye ntabyo narinzi. Ati umugore akababara cyane bikamugera kure, akavuga ati ariko ubundi abana rero bigera aho ngaho bakabimenya. Bageze aho ngaho bakansuzugura. Ati mama wabo yaza akamwicaza muri salo akamuha raporo zose. Ati papa yageze gutya. Ibyo mubizi ku bantu bafite abakozi, ko hari igihe umubyeyi ataha abana yakubwira ati tantine yangize atya, ati yageze gutya, ati rero n'ingero umeze gutyo. Ati mama aratahaga akamubwira ati mama dore ibyo yakoze uyu munsi, dore ibyo yakoze. Ati bakandega ibirego bikandenga. Ati kandi mama wabo ntanavuga ati ni papa, ni gatrika najyayo ndavuze agahita abyimba. Ati aragenda ansuzuguza abana. Ati ibyo bintu birambabaza rwose. Ati ubundi ni gute umubyeyi adasapotinga undi ngo ahane umwana? Ati nkumva birambabaje. Nuko rero bigera aho ngaho, ati nsohotse ngiye ku ishuri mpitana n'abantu baje kubaka. Ese muje kugera muti ninde batumye? Tuje kubaka, umugore ashaka gushyira bariko ku nzu. Hagati aho ngaho byageze aho ngaho, umugabo ari gukora wenyine abona bigoranye, agurisha inzu yari yarasize muri Afurika ye nziza, aragurisha azana amafaranga yayo aguramo inzu ino ahangaha aho batuye. Nawe rero inzu amafaranga yagurishije hariya ntabwo yaraguze inzu, ahubwo yaramufashije gushyira ku nzu kugira ngo akomeze agende yishyura. Ati ndangije rero kugura iyo nzu, ati mbashyiramo. Ati kabiri keza umugore aragenda ahamagara abantu ko ashaka gushyira bariko hanze. Bibaze kugira ngo umuntu inzu wowe waguze umuntu ashake kuyimodaringa, ahamagara abandi atanakubwiye nta n'ikintu uzi. Ati narasohotse nkubita n'abantu baje gukora inzu, ati tuje kumudaringiza. Se muje kwikora sinde bababwiye? Ati runaka niba tuhamagaye. Ati ndavuga se mbasubizeyo. Ati numva birantangaje nyine biranambabaza gusa. Ati nawe umva ikintu bisobanuye umuntu w'umugabo kugera aho umugore amagaza abantu baza kubaka inzu nta kintu uzi, nta makuru yakubwiye. Inzu ari iyawe, yego n'umugore wawe, ariko kandi nawe agaciro k'umugabo agombaga kugahabwa, ukamenyeshwa ko inzu igiye gukorwaho ukamenya uko bimeze. Ati ubwo nta kintu nabwiwe. Iyo nzu abantu baraje maze kuhagera barabikora, nigera ku ishuri ndagaruka, ubuzima burakomeza. Uretse cyuko abana babaga nyine ubona batanyubashye, ariko bari abana bakunze, nabo abana banjye bankunze nta kibazo. Rero byaje kugera aho ngaho umugore akomeza gukabya kunsuzugura, kugeza aho byagezeho numvishije ari kuri telefone ahamagara undi muntu wo muri famiye yabo, anamubwira ati mva, ati ndimo ndagura amatike ngiye kuzana abana muri vacances. Ati abana ngiye kubazana barananiwe hano pe, ngiye kubazana muri vacances. Ati ubwo yabwiraga uwo muntu nanjye ambwiriramo, none numva birandenze. Ndavuga ati abana banjye uravana abana mu gihugu wajyane mu kindi nta kintu umbwiye, ntabyo nzi. Deje ugeze arimo uragura amatike yo gutwara abana, ni nta kintu mbiziho. Ati numva birambabaje, numva bingejeje kure. Ikintu cyambabaje, ati narazamutse njya hejuru muri douche, njya muri miruwari ndireba. Ati ndavuga ati gendera igicucu koko. Ndavuga nturi igicucu, ati ndibwira nyine turi igicucu koko. Ati kubera ukuntu nabonaga agahinda mbabaye, ndeba ukuntu nsuzuguwe, ndeba ukuntu umuntu apanga gutwara abana bawe nta kintu akubwiye. Ati mpita mbwira bya bindi byose bya kera, ndamwihoreje. Aragenda
ati nta nicyo kubaza ngo uvuge ati se ko tuzafata vacances nawe waba uri interested se tuzajyane waba ushaka ati mva njye nyine ni nk'ikintu nyine kiri aho ngaho kidafite umumaro nyine. Ati nuko baragenda barangije kugenda ati nagize agahinda nandika urwandiko rufite paje 13 paje 13 ati nandika ubuzima kuva mbanye nawe kuva ntarabana nawe kuva kuri padiri wa mbere wandi ku kazi kugeza kuri wa mupadiri wandi bajyanye kugeza ku gihe tumaze kubana tumaze kugera hanze. Ati ndandika paje 13 ndangije kwandika ndababwira nti umuntu wanyu ngo yaje kubareba ariko agaruka bizi ko njye nawe byarangiye ntabwo nzakomezanya nawe ndabibabwiye umwanzuro mwifatiye ngiye nyine ntabwo urugo narugumamo. Ati baranyinginga ndababwira ntako se muranyingingira iki ko njya gufata umwanzuro nabitekerejeho ko nari mbizi nabishakaga. Ati nta kintu munyingingaho. Umugabo aranga ati nuko umugore nyine arababara urumva iwabo yahise aba exposed. Ati biramubabaza cyane. Umugore araza amaze kugera aha ngaha agarutse ati hashije iminsi mikeya ngira ibyago. Mbere yuko ngira ibyago umugore twaraganiriye mubwira yuko shaka divorce ariko y'abantu b'abajama. Ati ku buryo ntandukana nawe ibintu bikaba amahoro atari ukuvuga ngo turatandukanye ariko ndakwica cyo gutandukana amahoro nyine ntitubanye kubera ko bidashoboka ariko kandi ntago tubaye abanze kuko tutabanye. Ati nibyo nashakaga niyo kind of divorce nashakaga, divorce iri moderne y'abantu babyumva basirimutse badashaka gukora divorce y'intambara. Ati wibuke ko nafitemo abana 4 numvaga divorce y'abana 4 atari ikintu bategura uno munsi ngo kirarangiye numvaga ari ikintu twaha umwaka. Ati namwe ntitwihe umwaka dutegure divorce y'ibyo tuzatandukana ariko tubizi dukomeze tuba inshuti nta kibazo dufite ibiduhuza. Atari ku mugore ashakaga divorce yindi y'ingumi kuko ntabwo yigeze yishimira icyo gitekerezo namuhaye. Nuko rero ati mo hagati aho ngaho ngira ibyago umubyeyi wanjye yitaba Imana njya ku kiriyo gushyingura. Nuko kujyayo rero umugore ahamagaye n'inshuti yari uriyo hakurya aramubwira ati mbese waganirije runaka akazagenda agahura n'umuryango yanjye bakaganira. Ati umuntu abimbwiye ndamubwira nti ntabwo bishoboka njyewe natandukanye nawe ku bushake nta n'ikintu wenda kunyungaho nta n'ikintu wenda kumbwira. Ati mbwira umuntu uti ntibishoboka. Ati nkimara guhakana ko bitagishobotse ko tubana ibintu byose bihindura isura. Umugore wese afata telefone ahamagara abashinzwe imibereho y'abana arandega icyaha gikomeye cyandeze ko nabyuzinze abana banshyiraho case yuko abana n'ababyuzinze banshyizeho case yo guhohotera abana ko nabakoreye abuse ko nyine nawe urabyumva ubaze guhamagara umuntu ukavuga ko afashe n'abana kandi abana mubana mu nzu. Ati naraje ngeze ku kibuga cy'indege abantu babaraje kunsanganira ati urajya he wowe abapolisi urajya he cya kigo gishinzwe abana ati ranze ntabwo rusubirerega wabyuzinze abana ufite case uregwa n'ibiki. Ati ntarumva nguwe njyewe ati abana banjye nkunda ati reka iyo case irahari barantwara. Ati ubwo ngubwo iyo case mbabwira yuko nahohoteye abana bayanditse mu byangombwa byanjye nayiburanye imyaka 5 mburana case yuko nangije abana. Ati none najya mu rukiko ndi kuburana ati nkarira nkavuga nti bari abana banjye ndabakunda. Ati nigute mwumva ko abana banjye bwite n'ibyari nabahohotera. Ati nkababara ati nuko ngese nkamenya ko abana atari abanjye. Nuko ati byaje kugera aho ngaho dufite fete y'abashuti bacu bombi umuntu w'umujama wacu duhurirayo umwana wanjye arahaza umukobwa wanjye amaze kuhagera arampobera arambwira ati ariko papa ati ntabwo ngiye nkiri kukwiyumvamo. Ati ndikumva nakurakariye. Ati se nakoze iki mwana wa? Ati papa nakwanze. Ati mama yambwiye ko utari papa wanjye wowe. Mama we yahubwiye ko ntari papa wawe yahubwiye se ko papa wawe arindi ngo ntawe yambwiye gusa yambwiye ko utari papa wanjye. Mugati noneho ndumiwe naho bigeze umwana wanjye atangiye kuvuga ko ntari se. Ati numva ibintu bihinduye isura. Ati ubwo ngubwo mpamagara umuavoka wanjye ndabimubwira. Atarambwira ati umva ati itegeko ry'ahantu uri umwana wese wavutse nyuma ya mariage n'uwawe. Ati nta nubwo yakwirirwa ubiburana ati ntacyo bitewe n'ahantu uri agacuri muherereyemo kuko ibihugu byo hanze bigiye bifite ahantu hatandukanye. Ati rero bitewe n'igihugu urimo wowe umwana wavutse nyuma ya mariage n'uwawe
umufite uburenganzira ijana nk'umwana wawe. Ati ubwo ngubwo umbwira mushiki wanjye undi mujama wanjye arambwira ati wowe reka tuzabikore ubwacu tumenye ko wa mwana kuko babana tubapime bose tubatumire ahantu baze kunywa akantu niturangiza dufate imiheha yabo twandikeho sample tuyitanga bayipime. Ati ibyo birashoboka. Ati numva ngiye nshobora deal ndavuga ntabwo ngiyo niyo yatuma menye ikijya mbere. Hagati aho ngaho ya nzu yanjye niguriye umugore niwe bayihaye niwe uyibamo nubanamo n'abana njyewe ubwo narangaye. Ati naragiye ndwara ibirwara by'imivuduko y'amaraso amadiyabete biki. Ati mba ikimuga kubera stress. Ati mu bwenge bwanjye mu myaka yanjye 50 n'ibindi myinshi irengaho mfite kuri uno munsi wa none. Ati nabaye ikimuga sinkora. Ati bari banshyizeho child support yo kurera abana. Icyo rero nabo bagihombeyemo kuko nanjye sinibashije ngo ndajya mu tuzi ngo barerere abana nanjye ubwanjye ndi kwitaho ku giti cyanjye mbega nshoboye ubuzima bwanjye ntabwo nabasha kujya gukora kubera ko naramugaye kubera ibyavuye mu buzima naciyemo. Ati kuba n'imitsi yanjye itaraturitse y'ubwonko ati Imana nirinda. Atari kubona nahise nkuramo indwara zikomeye nyinshi zituma n'ubu ngubu mu nzu ntakora. Ati ubwo mugore ndi kubabwira ni umugore ugendana Bibiliya 3 mu isakoshi. Ibintu nabyo byantangaje mu bintu numvishe. Ati agendana Bibiliya y'Ikinyarwanda, Igifaransa n'Icyongereza mu isakoshi. Rero abantu baturanye bavuga atari kundi umugabo wataye umugore nkuriye aruzuye. Mubura mugabo ashaka umugore bwoko ki? Atari ko ntago bazi icyo nahuye nacyo. Kuko sinahagarara ku musozi wonyine mbwira abantu tibara abana sabanjye cyanjye nebabwira sinere zose navuze muri no nkuru. Ati ntabwo izo nkuru nagenda nzibwira abantu ninjuzi ikijya mbere ninjuzi cyambayeho. Ati rero abana banje baraje baranje kuza turasohokana ahantu wa ji wa fanta wa coca buri icyo ashaka ndafaringa bakoresha imiheha ariko ndi kumwe n'umuntu deja aho ngaho ubita aza kuza guta collecting ya miheha akandika amasample nyine donc izina ry'umwana ku muheha kugira ngo baze gupima. Nuko barangije ya miheha turayifata turanje kuyifata turapima. Ati mwibuke ko icyo gipimo ntago wakijyana mu rukiko kuko mu rukiko basaba ko abantu bose baba babyemeye mu biziranyeho. Atari ko ibyo ngibyo gusa nibyo kwifashisha kugira ngo ngemenye aho mpagaze menye ikijya mbere kuko umwana wanjye umukobwa aramaze kundabura. Ndavuga ati ndashaka kumenya koko niba koko babana tarabanye ndashaka nyine gukonfaminga. Hanyuma ibyo kujyana mu rukiko ibyo byari bukorwe ariko nabisabiye nyine tukabipima mu buryo bwemewe bigatangwa nabyo biremera nabyo birashoboka. Ati ubwo ya miheha barayifashe banje kwifata barayipimye banje kwipima. Ati igitangaza cyabayemo ikintu cyambayeho kiruta ibintu byose byambayeho nuko nasanze abana 4 bose nta mwana wanjye urimo. Abana 4 nta mwana wanjye n'umwe urimo. Hanyuma muraza gusubira inyuma mwibuke cyane cyane abantu muzi ubuzima bwa hano hanze urambwira uburyo rero umwana agakura ukareramo undi urabyumva mu by'ukuri kuryama nta nturyama wirukanka ntusinzira umwana yarize umwana yagize gute umwana yarwaye stress z'umwana umwaka ukaza undi ukaza umwana agakora akageza akaba mu teenager umwe undi akaza bose nta wawe urimo. Cyo muri kucyumva ubanza ari ngira kubyumva ngenyine ibi bintu murimo murabyumva. Uzi ko hano abazungu batinye kubyara n'umwe akavuga ati ngiye kugira imbwa niyo nzajya nsiga mfungiranye mu nzu nkajya mu kazi nkataha. Umwana hano aragoye. Umwana hano amubyara ibintu gato drop hasi ukicara ukavuga uti ngiye kurera ngiye kuba mama w'umwana wanjye namara gukura akajya ku ishuri full time nzajya ku kazi cyangwa ukajya muri daycare mukareresha abana mukikuko cyangwa ugahitamo kutazegera ubona umugabo wawe cyangwa umugore wawe muzajya musimburana mwinjira undasohoka kugira ngo murotetinga abana. Ikintu cyitwa umwana hano ni ikintu gikomeye ni imvune ikomeye ni igikorwa cy'intwari kubona umuntu ubyara umwana umwe hano 2 3 4 aba ari umubyeyi w'intwari. Rero nawe ati aba bana bose arabaye mu buzima bwabo at the end sanze abana 4 nabereye mu buzima navunikiye nta wanjye urimo. Aho abantu mwese muce abantu mwese muceyo ushobora gusanga akosha yambabaje uzi ko yambwiye ati joro ntabwo ndi guseka kubera ko bishimishije ntimuze kumfata nabi ndi guseka kubera ko nese mbyishyiraho ndi guseka kubera ko bitangaje. Ati uzi ko ari joro bitwe ngo uri kumwe n'umugore wawe ukarara ijoro n'amanywa nawe ngo urimo urabyaraye naho kumbe abaturanyi rero bakubyarira
ati noneho muzi ikintu cy'akasamutwe kirimo ni uko wa mubyeyi yajyaga ku mugabo umwe bakabyara babiri, abana babiri bahuje base, abandi babiri bahuje base. Ibyo nibyo byemezo byavuye muri DNA. Mbabarira umbwire. None igitangaje kirengejeho, amaze kubyara bane araza kubitamo akaboro ka hano. Ati byarakebutse, ati nta wundi mwana ashaka, narabyaye. Icyo rero ni igisobanuro kivuga ko yari azi yuko uyu mugabo babyaranye, niba azi ko umugabo babyaranye atabyara, akaba azi ko adashaka no gukomeza kumuca inyuma, none kuki ashyiramo akantu ko kwifunga kandi uwo babana atabyara? Ubwo rero bivuze ko n'ibintu n'ubundi akora, kuko yakabaye atabikora akaba yarakiri kumwe n'uwo mugabo, yari burekeremo ako kantu, yari bukuremo ako kantu nyine akagumana n'uwo mugabo nyine utabyara amaranye imyaka ingana gutyo yose nta rubuto yamukuyeho. Ati ariko yarangije kubyara wa kane ataragenda arifunga. Ati yongera arambwira ati ibaze ko yansigiraga umwana nkamurarana cyangwa amwirirwana, kuko ntabwo yenda aramuraranaga. Ati yansigiraga umwana nkamwirirwana bakajya kumutera inda ndi kurera, sibyo, akagaruka akazana undi akansigira umwana wa kabiri akagenda akajya kumutera inda, kuko nta hantu wajyana umwana hano, nta hantu watwara umwana. Ibyo niko bimeze, nta n'umuntu wabwira ngo ndebere umwana, ni umugabo, ni wowe n'umugabo wawe nyine mudiringana n'abana cyangwa uba ufite famiye. Ati ubwo rero akaza agacutsa undi agakuru wa gatatu akamuzana akamusiga, ati uwanyuma yagiye kubyara umwana wa kane ansigiye abana batatu muzi ndi kubarera, ajya kwiteza inda ya kane. Ariko koko ibyo bintu murumva, ibyo bintu babyeyi beza, ibyo bintu koko murumva ari byo koko ntiwanagira n'umuntu imbabazi? Ati reka musigireho abana bose batarabakomeza ndebere ngiye kwiteza inda ya kane. Nako si cyo nicyo kirenze nuko bose nta mwana urimo. Nuko inkuru y'uno munsi niyo ngiyo. Uyu mugabo ati nasigaye ndi igisenzegeri, ndibana babana banjye aho bigeze ntinagera abanyangisha, ku buryo ababwira ati yabwiye abana ati ndashaka kubakira inzu nziza. Ati kandi inzu nziza, ati mbega nyine buri wese azagira icyumba cye, tumwese mumaze gukura. Ati rero arangije umugore atinyuka arampamagara ngo ashaka ko nzasinya ku nzu, kuko yahamagara abantu babikora bamubwira ko inzu kinyanditseho. Arabwira ati nzasinye ubundi ndangiza gusinya kugira ngo yemererwe kuvugurura inzu nyine nk'uko abishaka. Ati ndavuga ntakoze uko wasaze, ibi byose warabinkoza ko cyafite n'umutima wo kuntinga inzu yanjye ugayitwara. Ati ubwo mu kanya ngiye kumva numva umuntu arampamagaye w'umuroya, ati inzu runaka yawe uzayisinyeho kugira ngo umugore ayiboneho ubwisanzure bwuzuye, atari byo ashaka gufikisinga nyine uzamuhemo uburenganzira. Ati ndamubwira numva nkubwira umuroya we, umva ko ibintu byose mwabikoze, inzu yanjye nta muzarya. Ati ntayo nzasinyaho. Ati rero icyo kintu nkubwiye, ati byatumye abana banjye bampamagara, ati abana banjye bakampamagara akambwira ati ariko koko papa uratwanga koko. Ati ku buryo wakwanga ko, ati mama yaratubwiye ngo yari afite dream yo kutugurira inzu nziza kandi nini, ati ariko niwe wabyanze. Aho ntabwiye ba bana ati bana banjye ndashaka kwibasa inzu, none ndashaka ko ayisinyaho kugira ngo nyimwibe burundu. Reka ese wabivuga wowe? Arabwira ati so yanze gusinya ku nzu kugira ngo mubeho neza mugire ibyumba byanyu. Atakantiranya n'abantu, abakobwa banjye barampitse bararakaye, ati ntiwarora. Ati bambwira ati gute wanga ko dusinyira ku nzu ngo natwe tugire ubuzima bwiza? Ati koko ntudukunda koko? Yemwe inkuru iratangaje. Uyu mugabo yavuze ati ndi kuyitanga kugira ngo nsangize abantu wumve ko ubuzima bugenda, wumve ukuntu amahitamo aba agenda, wumve ukuntu gucuzinga nabi bimera, wumve ukuntu kutita kuri small details mu gihe urimo urashaka umugore bigenda. Ati mugende, umuntu wese ufite gahunda yo gushaka n'abashatse, nujya ubona utuntu dutoya bikiri mu ntangiriro ukubona ari utuntu ukumva ari duto, ntukadufate nk'aho ari duto. Numva ikintu kikugoye ntugafate umwanzuro ugendeye ngo urimo urashaka gufasha runaka. Njye nashatse guhesha mama ishema, ariko mama ntahari, ariko njye ngira gusufura. Ubu ninjye usazanye indwara ntarizi uko nakagize mu buzima, kubera ko nahisemo nabi. Nahisemo nabi mbona ibintu biri gupfa, ndangije nanga kubireka ngo mvuge nteka bibi ko byakabaye, ariko ndeko babaza umutima wanjye. Rero mu gihe ibintu bidakunda cyangwa bimeze ukuntu bibabaza umutima wawe, fata umwanzuro, baza umutima wawe, reba igikwiye uhitemo neza. Ndabizi ko guhitamo neza byose tubishobozwa n'Imana. Nawe rero senga cyane, ukomere, urebe ko wahitamo neza. Amahitamo meza y'urushako ni ikintu gikomeye. Inkuru y'uno munsi niyo ngiyo. Nizere ko yabaryoheye, nizere ko muyigiyemo ibintu, nizere ko bafashije. Niba wumva ari ikintu ushaka kubwira no papa, hari inyunganizi ushaka kumuha, hari inama ushaka kumuha, hari ukuntu ushaka kumurema umutima, hari ukuntu ushaka kumubwira uti birashoboka, ihangane, ibyiza biri imbere, ikintu wumva cyiza wamubwira, cyangwa comment cyangwa anything, you to be open,
muri comment section wamwandikira ukamubwira. Ikindi uko wumva ubishaka wisanzure. Dufite groupe twakreatinze gutangiramo inama ku bantu batifuza gutanga inama inkuru zabo kuri YouTube, mushaka kuzicisha muri groupe abantu bakabagira inama. Dufite groupe, iyi groupe irahari, ndaza gushyira nayo nimero zayo muri comment section, nubishaka urakika kuri link ujoining. Ikindi ibyo dukora bikunyuze, niba wumva bikunze, niba wumva ari byiza, subscribe, liking, sharing, commenting, ikintu cyose wakora kugira ngo Umuhoza Radio Talk itere imbere, twebwe turagishimira. Inama zose mwaduha kugira ngo twaguke, dufashe abandi, twagure societe, twagure imitekerereze, tuganirize abantu. Ikintu cyose wumva wakora cyo kutwunganira, turi more than welcome kwakira igitekerezo cyawe cyangwa se idea yawe, kandi tubashimira support mukomeza kuduha mu buzima bwa buri munsi. Mugire ijoro ryiza, amanywa meza, umunsi mwiza, ahantu hose uherereye umve ko intashyo zacu zikugezeho. Murakoze cyane, Nyagasani abarinde. Bye.